Hello bakunzi b'Agato Media TV, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza aho mwaba muherereye hose mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu majyepfo, mu majyaruguru, haba mu burasirazuba no mu burengera bwaryo. Mwese ndabashuje mugira amahoro. Rero ngira ngo nk'uko bisanzwe dusanzwe duhurira mu biganiro bitandukanye, nkaba ngira ngo rero n'ubu duhurire muri iki kiganiro tugiye kugenda tugirana tureba ubuzima bwo muri iyi minsi bugiye butandukanye. Ese bumeze bute? Ese murabona imbere aho tujya hameze hate? Aho tuvuye murahabona mute? Ngira ngo rwose nk'uko nkunda kubashimira ku bintu byinshi tugendanamo mu biganiro tugenda tubona ku bibera hano muri iyi si, mbasaba ko twafatanya no kugira ngo tujye duhuza ibitekerezo. Igihe kimwe kizabaho tubashe kuba twatumirana, duhure imbona nkubone, tuganire, tugere ku bintu byinshi, turebe n'ibyo twagezeho, tugende dusesengura byinshi. Ngira ngo iri ni nk'aho ari intangiriro, ariko bizageraho bigaragare ko twishimira ibyiza twagezeho. Ngira ngo rero ubu ni ubuzima n'ubundi tugiye kuganiraho, mbabaza ntise ibyo muri iyi minsi bijyanye n'ubukene bwinshi tubona ko bukabije mu bantu, ubukene budukoza hirya no hino. Mwebwe mubibona mute? Si igisubizo murabona kizagera kikaboneka, cyangwa se ntacyo? Niba ntacyo se turebe ngo turakora iki kugira ngo noneho tubone igisubizo cy'ubuzima mu bibazo byinshi turimo guhura nabyo bitandukanye. Cyangwa se mutubwire icyo mubona cyaba gitera buno bukene. Hari n'ibindi bibazo turimo kugenda tureba, uko ubuzima bwose tugenda tubuhuza, turebe ikintu kirimo, turebe ibirimo kuvamo n'ibitavamo, turebe impamvu. Rero ngira ngo murabibona cyane ko muri ibi bihe byacu, iyo ugiye kureba ukafata kino gihe cya none ugashaka kukigereranya no mu bihe byashize, ntago ushobora kubona ihuriro namba. Ngira ngo rero muranabizi cyane ko ni ibihe byahindutse, ni ibihe birimo ibintu byinshi bitandukanye n'ibyo twabonaga mu bihe bya mbere, cyane ko turimo kureba tugasanga mbere ko twari tuzi imibereho yari imibereho nubwo twabyitaga muri analogue, ariko byari ibihe byiza ugereranyije nuko abantu twabagaho. Yego nubwo harimo n'ibindi bihe bitari byiza, ariko byari ibihe bituruka hagati mu miryango gusa, byasaga n'ibyihishe, ntago byagaragaraga nk'ubu ngubu. Ubu ngubu rero turimo turabona intambara, turabona hagati y'ababyeyi n'abana, ibibazo biravuka buri munsi, abana mu mihanda, abana mu mihanda, mu biraro, ibyo bintu rero mu bihe byabanje by'ubuzima bwa mbere, aho twita muri analogue, ntabwo ari ubuzima twakundaga kubona cyane. Noneho ukibaza muri iyi minsi biraterwa n'iki? Kuki birimo kubaho cyane? Rero jyewe ndagira ngo mbabwire ibyanjye, namwe muzandike muri komenti, dore ko hari ibitekerezo biba bikenewe ntago mubitanga, sinzi impamvu, ariko mwari mukwiriye kubitanga cyane kuko byari ibintu bikenewe. Ngira ngo rero nko mu gihe ngewe navukagamo mu gihe cya za 70,
nanjye navutse numva amateka menshi, nkumva ku bwa ba Rudahigwa, twagiye twumva ibya ba Rwabugiri, tukumva ba Rwanyonga, tukumva n'abandi bagiye babaho mu gihe cyabo, bakaba ari abantu bahuraga bagahiga, bakagirana imihigo, bagahiga uko bazatera ku rugamba, dore ko habagaho intambara nyinshi zigiye zitandukanye, ariko zarwanwaga mu buryo bw'amahanga, barwanira imipaka y'ibihugu. Icyo gihe baricaraga bagahiga. Turibuka nka Rwanyonga na Rwabugiri bahiga gutanguranwa umushi, ngira ngo ni intambara y'Ibushi barwanaga, dore ko uru Rwanda rwacu rwarimo ibihugu navuga ko bitari bikeya, rwari ruciyemo ibice byinshi. Nubwo n'ubu tuvuga ko ari u Rwanda ruto, ariko rwarwanirwaga n'abantu bagiye batandukanye. Rero turibuka Rwanyonga avugana na Rwabugiri uburyo bagiye gutanguranwa umushi, ndetse tubona igihe Rwabugiri yashakaga gucenga Rwanyonga asa nk'umuntu ukoresheje akagambane, agakoresha kumuha umukobwa we ngo amurongore, ari nawe yamwiciyeho, bitewe n'uko Rwanyonga n'ubundi yasaga n'uwamutanze umushi. Ibyo ngibyo murabizi cyane. Ni ibintu rero abantu bajyagamo kenshi bagakoramo ibiganiro ukumva birabaryoheye. Tuzi n'ibyivugo byinshi by'abantu bagiye batandukanye bagendaga bavuga, hari bahereye ku bantu bagiye nyine bagira uburyo bagaragaza ubutwari bwabo bugiye butandukanye mu ngamba nyinshi zigiye zitandukanye. Ngira ngo rero ibyo ngibyo byabaga mu gihe abantu babaga bicaye bari mu gitaramo, bakivuga, noneho bakivuga ibyivugo runaka, noneho bagatanga n'inka, nabo bagahiga ibyo bazageraho. Na n'ubu imihigo irahari, ariko gira ngo bitandukanye n'ibya kera, kuko ibya kera byabagaho habayeho igitaramo, abantu bakicara bagatarama. Ngira ngo mwigize mubona ikintu Kenisi yakoreshaga, niba na n'ubu bikiriho ntago mbizi, ikintu bita muzehe kwizi. Muzehe kwizi buriya iriya shusho mwabonye yenda gusa n'ishusho y'igitaramo cyajyaga kibaho cyane mu basaza bakuze, bagatarama n'abana bakaba babyumviraho, noneho bakaba bakwigira umuco aho hantu. Ngira ngo hari ibindi twabonaga nko guhinga ubudehe, umuntu yabaga afite umurima munini, akareba akabona umurima atazawushobora kuwuhinga wenyine, nuko akashakisha uburyo atumira abaturanyi cyangwa se abantu bari hirya no hino bakaza kumufasha guhinga uwo murima. Noneho babyitaga ubudehe. Hari ibyo rero bakundaga gutereka bita intango. Muri ibyo ngibyo rero abo bahingaga ubudehe si nabo banywaga gusa, kubera ko abantu bari bafite urukundo rwinshi. Hari n'abandi bitwaga abavumbyi ku ruhande, bazaga kuvumba aho hantu. Iyo yabaga ari igisambo hari igihe atabahaga, ariko abantu benshi bari bafite umuco wo kugira ubuntu, wo kwakira bagenzi babo, dore ko ari n'umuco wari ukwiriye hose, kuko uko bazaga kukuvumba niko nawe ejo washoboraga kubona ahandi habaye ubudehe, ukagenda nawe ukajya kuvumba bakaguha. Ngira ngo rero iby'icyubahiro nabyo byari birimo, kuko hari abantu bari bafite uko babanye bya hafi. Iyo wagendaga uri umuvumbyi, uri umuntu usanzwe wubahana n'uwo muryango ugiye kuvumbamo, bashoboraga kukujyana mu nzu. Inzu ngira ngo habagamo n'ibice nka bibiri. Hari abo bicazaga muri saro cyangwa se mu kirambi, hari n'abicaraga mu mbere gutyo. Nuko babyitaga bijyanye n'uburyo bw'imibanire babaga bafitanye, babaga barimo ibyiciro. Noneho hakaba n'abandi babaga aho hanze.
Rero ariko ibi bintu iyo wabirebaga ugereranije n'iki gihe cyacu wasangaga ari ibintu bishimishije cyane. Ikindi, ibintu byo kurya byari ibintu biri aho byuzuye ku buryo umuntu atashoboraga kuba yavuga ngo afite inzara, cyane ko habaga hari ibitoki bimwe bihira mu rutoki, ibijumba byabaga byeze cyane, abantu benshi banabyinuba, ibishyimbo nuko, amasaka barapakiye ibyo bita ibitebo, amasaka n'ibishyimbo cyangwa se ibigega. Ibigega ni ikintu cyabaga cyubatse nk'inzu y'ibyatsi, bashingaga ibiti bigera nko kuri 4 cyangwa se 6, noneho bagakora ikintu kimeze nk'uruboho, nk'intebo, noneho bagasa n'abagiteretse bubatse utundi agatanda hasi bakagiterekamo kigafatamo, noneho bakakizamura noneho kikaba kinini, noneho ku buryo umuntu wabaga gifite bamwitaga umunyabigega. Hari nabo bitaga abahinza, hari nabo bitaga bakungujumba, bitewe n'uburyo abo bantu babaga bafite imyaka. Abandi bari abatunzi, batunze inka nyinshi. Inka nyinshi rero uwo muntu yabaga ari umutunzi. Uwabaga afite inka nyinshi bazitaga ubushyo. Rero ngira ngo uwo muntu wabaga afite inka nyinshi, abantu benshi baramuganaga. Yari afite abitwa abagaragu, bashobora kuba bakorera izo nka, bazahura mu bisambu, abashobora kuzikukira bajyana iyo fumbire mu kimuteri, abandi bahirira izo nyana, abakamyi. Mbese hari abantu benshi bagiye batandukanye. Aya mata rero tubona tugenda tunywa hirya no hino mu mabutike, kuri za dayari n'ahandi, ibi ntago byabagaho, ahubwo abantu barakamiranaga cyane ko ntekereza ko no kugura amata byari bitariho, kuko amata yabaga ari ahantu hose, ku buryo wajyaga kwa runaka ukagenda, niba udafite inka cyangwa se izawe zidakamwa ukajya kwa runaka bakagukamira ukinywera. Ibi ngibi rero byari bishimishije ku rwego rwo hejuru, nubwo abantu batari bafite ubukire bw'amafaranga, ariko bari bafite ubukire bw'imitungo runaka, ariko bafitemo n'urukundo. Rero reka mbabwire nshuti zanjye bavandimwe, ubukene si ikintu. Buriya ubukene buteranya abantu benshi. Uzarebe muri iki gihe cyacu ibintu byarahindutse, kandi buriya ahantu byahindukiye nubwo tutabibona ni mu bice byinshi, kuko ubu twavuye muri analogue tujya mu gice cy'ikoranabuhanga, ari cyo cyitwa digitali. Ariko ahangaha mbona harimo ingorane zitari nkeya, ndetse zizagumya no kwiyongera mu bantu, kandi izo ngorane nizo zishingiye ku bukene bukabije cyane, ko ibice byinshi abantu benshi ntago bakibonamo akazi. Duhere wenda twebwe turi mu mujyi wa Kigali, duhere nko kuri za gare zabagaho, zirimo amaparikingi y'amamodoka, murabizi za minibisi, turiya dutagisi dutoya twabonaga, twari dufite icyo bita abakomvayeri. Abakomvayeri ntibakibaho. Ubu ngubu imodoka zisigaye zikikingura bakoresheje icyo bita automatique cyangwa se electronique. Rero ikindi murabibona ko mu ikoranabuhanga harimo haragenda hazamo ibintu byinshi bitandukanye. Ubu murabona abantu bashoboraga guterura etaje kwishansiye, noneho inzu ikaba yakorwaho n'imyaka 10 itari yuzura, abakozi bayikoraho bakorera make, ariko afite akamaro cyane, ko abantu barayaryaga. Niba tuvuge umukozi wa kera w'umufundi, amafaranga menshi yashoboraga kubakorera yari nka 400 ya kera, ashobora kuba ruta ibihumbi
ndetse navuga ko aruta n'ibihumbi birenga na 50 by'ubu, kuko ndazi mu gihe navukagamo muri sezo navukiyemo, ni ukuvuga ngo umuntu yashoboraga gufata ibihumbi 3 akaba yakubaka inzu iciriritse ikuzura y'amabati 10 ikuzura. Iyo nzu ngaho nawe yigereranye n'inzu y'amabati 10 wakubaka iki gihe, amafaranga yaguhagarara amafaranga atari make. Wenda nubwo yabaga ari inzu yo mu cyaro, ariko yabaga ari inzu ikoze nyine mu buryo bukenewe nk'uko nyirayo yabitekereje kuyishyiraho. Rero ubu ngubu ntago byoroshye, nubwo umufundi tuvuga ubu ngo arakorera amakeya y'umufundi ubu ngubu ni 8,000. Amenshi umufundi agezeho ndatekereza ko ari 12,000. Umuyede amafaranga menshi ni 5,000, ntekereje neza hari amafaranga make akaba ari 4,000. Ariko ako kazi kugira ngo ukabone nako ni pare hazard. Ikindi muratekereza inzu y'uyu munsi etage iyo bayihagaritse, reka tuvuge ko ari etage wenda igeretse nka 3. Etage igeretse nka 3 cyangwa 2 ishobora kubakwa nibura mu mezi, ibaye igihe kinini ni umwaka umwe ikaba yujuje ibyangombwa byose. Ariko nanone nuko baba bakoresheje abakozi, ntekereza ko ari bake, ariko babaye ari na benshi no mu mezi 6 ishobora kuzura. Kadastere yo hari n'iyubakwa mu cyumweru cyangwa ibyumweru 2 ikaba iruzuye. Rero ikindi kiriho nuko ama etage yubakwa ubu ngubu afite biriya byuma cyangwa se biriya byuma bizamura amasima hejuru. Biriya rero iyo bihari byongera ngo nta nibihe nk'ibyo ngibyo turimo kubara byinshi muri ibyo muri uwo mwaka twavugaga cyangwa se amezi, kuko ni ibintu biba byoroshye cyane. Biriya bibarwa mu bwoko bw'amarobo. Rero ibyo ngibyo byose byagiye bitwara akazi. Murabizi rero mu nganda, noneho reka duhite dusimbukira mu nganda. Mu nganda ubu ngubu ikintu kinini kirimo gukoramo ni amarobo. Abantu bake bakoramo ni abantu bifashishwa mu bijyanye no gusa n'abayobora ayo marobo kugira ngo abashe kunoza umurimo akore neza. Ariko ntago ushobora gusanga hari abantu benshi bashobora kuba bayakoramo. Rero ngira ngo ibi bintu byari byiza ku ruhande rumwe ku babikoresha, ariko ku bandi ibyo bikorwa byasimbuye kuri iyo mirimo bo ntago bishimye na gato, na ndetse bazagumya kugira ubukene bwinshi. Ngira ngo niho tugenda tubona ibibazo byinshi bigenda bivuka, birimo kutumvikana, birimo kugirirana nabi, birimo kubona abana benshi bari mu mihanda hirya no hino, kubona abana benshi babaye ibirara by'inda, abandi ni indaya, abandi baricana. Mbese urabonamo ibintu byinshi cyane. Abandi bahisemo kumera nk'ibyihebe cyangwa se abiyahuzi, baranywa inzoga ku rwego rwo hejuru rukabije. Nujya kureba uzasanga abantu benshi imisatsi yaracuramye kubera utu tuyoga tw'utuyuki bagenda banywa, utuyoga bararamo bakatwirirwamo. Rero ubuzima bwabaye ubuzima butoroshye ku bantu benshi. Rero ngira ngo bakunzi ba Gato Media TV, ngira ngo ibi bintu nibyo mbabwira ngo duhuriremo. Hari ibi biganiro byinshi bishobora kuzagenda binafasha leta mu buryo igenda yita ku baturage, kugira ngo tugende dusesengura kimwe ku kindi, cyane ko leta igenda itubwira uburyo bwo kwihangira imirimo, ariko buriya nuhanga agira icyo ahangiraho. Leta rero
yagiye ifata iya mbere mu bintu bigiye bitandukanye. Yagiye ishyiraho ibigega bishinzwe kuguriza abaturage amafaranga. Rimwe na rimwe kenshi usanga abaturage baragiye bafata aya mafaranga, ariko kubera nanone ubuzima bukakaye, aya mafaranga usanga nta kintu na kimwe abasigira. Hageragejwe rero n'ibindi nko gushyiraho amatsinda abantu bahuriramo, bakagira byinshi bayakoreramo, ndetse nko gutangana amafaranga, ibyo bita amakeya n'ibindi. Ibyo byose ariko urajya kureba nanone ugasanga birasiga ibibazo byinshi. Umuntu arajya muri iryo tsinda yarimaramo igihe, hakaba harimo ibyo kugurizanya amafaranga, ugasanga kubera bya bibazo byinshi umuntu aba afite, arafata amafaranga yayajyana akayakoresha, ariko kubera ko ya mirimo tuvuga kwihangira, abantu bagahanga nk'akantu k'ubucuruzi, ejo ugasanga yahombye. Ariko ba nyir'umugisha barabikora bigakomeza, ugasanga n'ubundi biragumya kugora leta kugira ngo igumye kugenda yite kuri abo baturage. Abandi nanone bagasigara inyuma kubera ko babuze n'ibyo bafatiraho. Niho hahandi rero usanga ubukene bwabaye bwinshi, ugasanga abaturage no kumvikana ntibirimo gucamo kubera ko ubuzima bwabaye ubuzima, buri muntu arihugiraho. Abantu muri bya bihe navugaga bagiraga igihe cyo gusurana, umuntu akagenda akicarana n'undi bishimye, ariko ubu ngubu ntabyo wabona. Ubu ngubu ntabwo wasura umuntu rimwe kabiri ngo ashobore kwemera yuko mushobora kwicarana umwanya munini kandi aba yumva ashyugumbwa kujya gushaka icyo akora. Ubu bukene rero buraduteranyije cyane, buraduteranyije. Umuntu hari abantu bitwa abapangayi. Abapangayi ni abantu bakodesha amazu na ba nyirayo bayubatse. Ahangaha rero ho harimo n'ikibazo gikomeye, kuko abantu benshi ntago babona ubwishyu. Ubwishyu burabuze rwose. Nanjye babwira ndimo mu bantu b'abapangayi, abantu bakodesha amazu. Ibindi bituma ibi bintu biba ibibazo, murabibona ibyerekeranye n'imiryango. Abantu babubatse ingo, ntago ingo ubungubu zo muri iyi minsi zikunda kurama. Nanone ariko ziraza kuza muri cya kindi cy'ubukene, cyane cyane ubukene bwinshi butuma abantu batumvikana. Nk'uko tuvuge ubu ngubu, umukire w'uyu munsi cyangwa se uwifashije atakunda umukene, kugira ngo umukene ubagere imbere y'umukire, akenshi aba ameze nk'uko wajya mu nzira nijoro ukabona igihuru imbere yawe cyangwa umwijima ukabije, ugatekereza ko hari inyamaswa iri bukurye. Niko umukene wo muri iyi minsi abanye n'umukire cyangwa se umuntu wifashije. Cyane ko umuntu ufite inzu ye, iyo ugiye kuyimwaka ngo umupange, mbese ujye umuha amafaranga, arabanza akakubaza ibibazo byinshi cyangwa akagukeka. Byaba na ngombwa ko icyo gihe uje uvuye ahandi, kabanza gukurikirana amakuru yawe kugira ngo amenye uko warubaye aho hantu, niba warabambuye cyangwa se uko mwabanye. Ibyo bintu rero bikomeje guteza ingorane nyinshi. Nanone rwa rukundo ruke rubura mu miryango rugenda rusigamo ingorane. Abenshi dusigirwa abana bakiri batoya, abandi bakabajugunya. Nyine umubyeyi w'umumama akabataye abana, n'umupapa akaba arabataye. Niko kwa kundi dushobora gusanga abana buzuye imihanda hirya no hino, rwaserera y'abana bibye, bagiye mu biraro. Mbese ugasanga ibintu byabaye bibi cyane, kandi leta igakangurira abantu kubabwira ngo abana bagomba kwiga mu mashuri, bakagira ubuzima bwiza. Dore ko leta yagiye ishyiraho amashuri y'ubuntu. By the way, biragaragara ko leta
rwose nta kitakoze ngo idukorere neza, kuko aya mashuri yashyizeho iyo ugiye kure usanga rwose ko ni ubuntu pe, ni ubuntu. Kuko nka pirimeri iyo urebye umwana asabwa 1,000 cyo kurya gusa, rwose ni ubuntu. Ariko nanone hariho n'abayabura barahari, ugasanga n'ubundi ni bya bibazo. Ariko kiriya 1,000 nacyo nta nubwo ari icy'ishuri, kuko ishuri ni ubuntu. Kiriya 1,000 ni icyo kurya, ntabwo ari icyo kwishyura ishuri. Rero uvuze ngo leta ntako itagize ngo yorohereze abaturage, ariko nanone icyo dusanga inyuma kigihari ni uburyo bujyanye n'akazi kagiye gashyirwa mu maboko ya za robo hirya no hino, ugasanga abaturage nta kintu bakibona cyo gukora. N'ibijyanye n'ubucuruzi byarananiranye cyane, ko umucuruzi arasabwa umusoro, agasabwa gucururiza mu kibanza cyemewe na leta. Rero ibyo byose ugasanga byagoye umuturage. Rero n'ubundi nkasanga leta igifite akazi ko kugumya koroganiza ubuzima bw'abaturage. Ikindi leta yari yakoze ni ikijyanye n'ubuzima, gushyira hamwe ubuzima, ikavuga ku cyitwa mituweli. Iki cyitwa mituweli nacyo ni ikintu cyagaragaraga mu bworohereze bw'abaturage n'ubundi, kuko uwo muturage wo hasi asabwa amafaranga 3,000 kuri buri muntu wo mu muryango. Ibyo rero bikavuga ngo bizakorwa mu gihe kingana n'umwaka. Ibi bintu nabyo ni byiza, ariko nanone mu miryango myinshi nayo arabura, ugasanga hari abantu benshi badafite uburyo bwo gutanga ayo mafaranga ya mituweli. Ariko nanone leta nabyo yagiye ishyiramo uruhare, ndetse igerageza no gusaba abifashije bashoboye kuba bagira uruhare mu gufatanya na leta kugira uburyo bwo gufasha abatishoboye. Nabyo birahari yuko nabo batishoboye nabwo bashobora gutangirwa mituweli binyuze mu nkunga za leta, cyangwa se mu nkunga z'abaturage bishoboye, cyangwa se abo twakwita abakire. Nabyo birahari, ariko nanone ingorane ntizigumya kuburamo, kuko hari abasigara inyuma batazwi. Ngira ngo rero bakunzi ba Gato Media TV, iki ni ikiganiro cyiza numva dushobora guhurizamo ibitekerezo kugira ngo ahari tugende twunganira imibereho y'abaturage no kubahumuriza no kunganira leta mu rwego rwo kugira ngo abaturage bajye bagenda biyumvamo leta ko igenda nayo ituba hafi ikadufasha muri byinshi. Murumva ko ari mu nzego z'amashuri, ari mu nzego z'ubuvuzi, ari mu rwego inzego zigiye zitandukanye zose leta igenda izikoraho, kandi buri munsi ibireberera abo baturage, ireba ibibazo tugumya guhura nabyo, ikagerageza kugenda ibigiramo uruhare. Rero buriya uko abaturage baba babayeho, ntago tuvuge ko ubufasha bwagera ku bantu bose ako kanya uko bikwiriye. Ni ibintu bikorwa buhoro buhoro. Iyo buhoro buhoro rero hari benshi bashobora kubigenderamo, ariko atari uruhare rw'abatanga ubufasha, ahubwo ari uko nyine isi dutuye aba ariko imeze. Ntabwo twabonera amahirwe icyarimwe. Ibyo rero ntabwo twabishinja leta kuko cyangwa ngo tubishinje n'undi muntu, ahubwo twebwe amahirwe tugomba kujya twumva ko tugomba kuyarindira. Bakunzi ba Gato Media TV rero, reka mbabwire ngo iki kiganiro ni ikiganiro cy'ubuzima butandukanye. Iki kiganiro kizahoraho, kandi iki kiganiro mwari kumwe muri iki kiganiro mwari kumwe na Bahizi Aloys, niwe wabagezagaho iki kiganiro. Nkambabwiye ngo mbaye ngihagarike aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Ciao ciao.